nanone tugiye kuganira ku nzoka yitwa telekomunansi. Ni inzoka nanone ikunda kwibasira abantu benshi muri iki gihe, ndetse by'umwihariko abo ngabo bifashe ikanabasigira n'ibikomere bikomeye mu buzima bwabo, ikabasigira n'ingaruka zikomeye mu buzima. Ari nayo mpamvu kampani Shangi yaje kugira ngo ifashe n'aba bantu bamenye yuko inzoka ibaho. Iyi nzoka ibaho nta kubeshya, kandi iyi nzoka ikunze kubangamira imiryango myinshi itandukanye ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, no hanze y'u Rwanda iyi nzoka ikunze kubangamira imiryango myinshi. Ni inzoka rero ifata gute? Ni inzoka imeze gute? Ni inzoka yanduzwa na mikorobe zifata imyanya ndangagitsina, ishobora no kwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ishobora no kwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se kwambarana imyenda y'imbere no gutinda gufura imyenda y'imbere, kwituma mu misarane yuzuye. By'umwihariko ibi nabyo bishobora gutera iyi nzoka yitwa telekomunansi. Aha rero ese ni ibiki bigaragara cyane? Ni uburyaryate mu gitsina, kwishimagura mu gitsina, kuzana ururenda runuka kandi rufatira cyane nk'umuntu uri mu mihango, kunyara inkari zishyushye kandi zifatira, zitukura kandi utarwaye umwijima cyangwa se impyiko. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga ko uyu muntu afite inzoka yitwa telekomunansi. Hari ukubabara mu kiziba cy'inda, gucika umugongo ku bagabo cyangwa se abadamu, cyangwa se ku gitsina gabo cyangwa se igitsina gore, kubabara mu ruhago, kugira imihango ihindagurika, gukonja buri gihe ukumva urasuhereye muri wowe, kugira isereri, kugira umuriro buri gihe wa hato na hato, ukumva rwose ntumerewe neza. Ibyo ni bimwe mu bintu biranga ko uyu muntu ashobora kuba arwaye telekomunansi. Telekomunansi ni inzoka mbi nk'uko mubyumva. Hari ingaruka ishobora gutera. Icya mbere, guteshaguzwa, kuvuga amagambo aterekeranye, kugira ibibyimba mu nda ibyara, ubwo ni ku badamu n'abakobwa, kugira ibibyimba mu nda ibyara cyangwa se kurwara prostate ku bagabo, kumva ibintu byose ubizinutswe, kwibagirwa cyane, guhora wijimye, guhuga, umuntu akakubwira ariko ukaba udahari kandi murebana. Ibyo bita guhuga, ni Ikinyarwanda cyumvikana. Kumva umusatsi ukuvuyeho, kugira ubwoba ku mutima, kunanirwa imibonano mpuzabitsina, kuba ingumba, kuba ikiremba, kurwara umutwe wa buri gihe, kubyara abana bavukana imirishyi mu maso, kwikubita hasi, kurwara prostate nabivuze, kubyara abana batuzuye abo bita ibidebiri, kuzana udusebe ku gitsina, kuvuvuka ku myanya y'ibanga n'ibindi. Ibyo byose biranga inzoka yitwa telekomunansi. Telekomunansi iyi ni inzoka rero ikaze, ni inzoka kandi ikomeye cyane. Ariko se iyi nzoka iravurwa igakira? Ko yamaze gutera umuntu ibibyimba, ko yamaze gutera kanseri y'inkondo y'umura, ko yamaze gutera kanseri ya prostate, iyi nzoka iravurwa igakira? Birashoboka cyane, iyi nzoka ishobora gukira. Ibyo tutavuze neza, ahari n'ibindi bitandukanye itera, nawe uzabicukumbura uzabibona. Ariko ibi ni bimwe by'ingenzi biranga izi nzoka. Iyi nzoka rero se ushobora kuyivuza iki? Reka mbere ku badamu n'abakobwa, ese tuzabavuza iki? Icya mbere, tuzafata umuti witwa ibanga powder. Umuti witwa ibanga powder, uyu ni umuti ushobora gukora kugira ngo uyu muntu abashe gukira inzoka ya telekomunansi. Bizagenda gute rero? Azajya afata uyu muti, afate nibura utuyiko 3, ibiyiko 3 binini, abishyire muri litiro 5 z'amazi. Narangiza acanire, biserure neza, yongeremo udutete 3 twa tungurusumu,
yongeremo udutete dutatu twa tungurusumu yasekuye neza. Narangiza ayo mazi namara guhora bayakazuyaza atabasha kumutwika, ayashyire mu ibase ubundi yicaremo amonwe iminota iri hagati y'10 na 15. Narangiza yihanaguza umuti witwa ibanga ry'umunyarwandakazi. Ibanga ry'umunyarwandakazi rikorwa na kampani Ishangi. Ibanga ry'umunyarwandakazi rikorwa na kampani Ishangi. Akoresha umuti witwa Ineza, azajya anywa ibiyiko 3 mu gitondo, 3 saa sita na 3 nijoro. Kubera yuko uyu muti witwa Ineza icyo umariye umuntu, ni umuti ukorwa na kampani Ishangi, ni umuti utuma wa mudamu wari wagize ikibazo cy'uko imihango itakiza neza, umudamu wari wagize ikibazo cy'uko afite ibibyimba kumura, afite ikibazo cy'uko trompe zazibye cyangwa se imiyoborantanga yazibye, uyu mudamu ikibazo kiba gikemutse. Umudamu utakishimira imibonano ndetse ububere bwagiye ndavuga bijyanye n'amavangingo, uyu mudamu ikibazo kiba gikemutse. Uyu mudamu rwose kiba gikemutse neza, yakoraga imibonano agacika ibisebe ibintu nk'ibyo, uyu nguyu ikibazo kiba gikemutse. Hanyuma azafata uyu muti rero, namara kuwufata ajyanywa ibiyiko 3 mu gitondo, saa sita na nijoro kugeza awurangije. Bawita Ineza. Uwo muti rero nawukoresha neza, uyu muti uzagikemura. Reka rero tujye ku nzoka rero noneho. Ni hahandi tuzamuha ya miti twabonye ivura inzoka nyine. Uzamuha Habatunemu, uzamuha Rayani, uzamuha Detogisi, uzamuha Sinamoni, ndetse birashoboka ko yabagize n'ingaruka zitandukanye ukamwongeraho na rusena uwo bita Ishangi ya Black. Ishangi ya Black ishinzwe gushongesha ibibyimba nyirizina. Niba yaragize ibibyimba, ubwo rero uyu muntu bizakunda. Iyo miti nuyimuha bizakunda. Hari yo kwiyogesha twayitanze, hari niyo kunywa noneho nyirizina mu mubiri. Iyi miti nta ngaruka igira mu mubiri w'umuntu. Iyi miti ni food supplement, ni naturel, ifite ubushobozi bwo kuvura indwara mu buryo bwizewe kandi umurwayi wacu agakira neza. Bityo rero nkuko nabivuze, uzagira ikibazo aho ngaho kuri ayo maserabisi dutanga, nomero zacu ziriho, ni ya 0788544252 na 0782221488, ubundi hasigaye tukakuvura. Ushobora no kwifashisha 0788282890 tukagufasha aho uherereye hose mu gihugu, tukagufasha kandi biremewe. Murakoze cyane. Reka rero ntanga umwanya nanone abashobora kubaza babaze. Ubundi ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe, kandi buri wese amarembo arafunguye kugira ngo abashe gufata ibimera ndetse yifashishe n'umuryango we, ko aho tuboneka hose mu gihugu byo bimera byahaboneka. Murakoze cyane.